mbese kiba cyicaye wagira ngo ni ikintu kizima abandi bakobwa babyuka bicara cyangwa bakirirwa bicara gutya ariko se papa hari icyo mba ntakoze koko ndavuze ngo konta zo kurinjira icara kuva nyoko yaranze kumbwira hano yaguturumbuye cyangwa yagukuye nanjye ubu tuvugana sha bakamenya genderera abandi ngewe ariko se papa igihe wanyihakaniye naribyaye cyangwa nariremye ese papa basi niba wabuze papa wanjye uzamunyereka wamubajije nyoko se ntasoni kera nakari nkubaza ngo iki cyane wagikuye atangiye ngo muraze yirabura azagenda yirabura mu muryango w'iwacu reka mubwire barababeshya ahubwo ndavuze ngo tuvugane ushaka wamvira nanga kandi ibyo nkubwira ni ukuri papa none se nkajya he ukajya ariko ntabwo ndi so nzongera kunyitaza ntabwo ndi so ntaso igihe aho nagukuye harahagije naho nkugejeje singa ushaka mu nzu wawe shakoshi yanjye warayitwaye uyimaranye ibyumweru 2 kandi nkunda kuyikenera ndakumva ngeze ku mihanda 2 ku kiraro umanuka uzamuka yego kiraro mwana yanjye imbeho yakwishe ubuse mwana wa ngwino mwana yanjye bimeze bite ganirire mu bye nuko nyine ubibonye nanjye ububyahanye nagenze bite se mukobwa mwiza yewe byangwiririye sinzi uko byagenze nanjye mbura uko mbivuga wa mubyeyi ibibazo nagize nta wundi muntu umenya urahura na wahuye n'ibiki se mwana wanjye yewe ni amayobera nawe se nari ufite umugabo tubana mu rugo mbona nta kibazo dufitanye birangije ubwo umugabo nagiye mu kazi musiga mu rugo nk'ibisanzwe aho nawe ucyemvuye mu kazi sanga inzirera inzu nayo ngo bayiteje cyamunara nuko ubu ndazerera ntaho ngira naba ko nta na famiye ngira naba muse urumva nakwerekeza kirari yo bwije nyine nicyo njya kuryamamo nyine ubwo nkareba uko byagenda imvura yagwa nuko ndara nicaye kugira umuvu wenda utashokana nkabyuka nkacicara hejuru nagira neza kumva wahuritse se mukobwa wanjye yewe byihore murasenga amasengesho ubwo by'Imana izamena umugira neza ntambukaho hari umenya ari wowe Imana yanyoherereje ukaburi bunkura haha ubu se uragira ngo ngufashe iki mukobwa mwiza ntakubeshye mubyeyi nubwo waba hari ahantu uzi bashaka umukozi najya cyangwa se waba utahazi ukanjyana iwawe rwose niyo utamemba byonyine ukajya unyiheraho ndara nkagukorera imirimo yose yo mu rugo nta kibazo ngewe nabyemera pe niyo wajya undaza mu gikoni nabyemera ndabona nta kindi kintu nagufasha reka tuzamukane hari umudamu nahaye ishakoshi yanjye icumbi iyo ndari guha n'ibindi turagenda tubiganira yewe urakoze urakoze pe abagabo bino minsi kari kuba byagenze bite se mugabo mwiza tutazi n'iki
icyo nzi ni igiki twirirwanye. ibyo nakubwiye wabyumvise wowe na nyoko mukora inama ariko maze iminsi mubwira mubaza iki mbese sheri ni igiki cyabaye ni iki cyabaye nkomeze nderere rubanda ntabwo ndimo kumva neza ndakubaza nkomeze nderere rubanda uyu si ubundi cyo uyu wese umuko nawe uje ntabwo rero rubanda uyu mwana n'uwanjye nawe ahubwo uyu nuwo narinzanye ubabaye cyane kugira ngo tumufashe hano se kwa padiri cyangwa ni mu Hayimana akwa mugore wabaye uwa mbere n'ikibazo cyo ntabwo kirarangira ujye kugira gahunda wajya ushimira imana naho tugeze ko ari imana aho imana yadukuye ntabwo hazi ariko wa mugane umva nkubwe ngenda ashaka afate utuntu twe cyangwa se umujyana aho mukuye uza kundambagiza unkuri wacu harinda nazanye tujya kwa padiri dusezerana ko twajyanye ibipimo by'uko twipimishije ntanda dufite njyewe mfite uyu mwana namuzanye mu nda yanjye ese umuryango wanjye urawoza nimba si wose hera kuri Damascene wenda mama asanze yaratabarutse sibyo data ukubona Damascene ni data kugahura sibyo mushiki wanjye ukuntu asa turasa iyi nzu bambwira ko nayikuye cyakora amahirwe agize namwe sibyo nizere ko uzanye umusimbura uzi n'ikibazo gihari wowe injira mu nzu ibyawe utaza kubisubira ariko uraseka ndavuze ngo utuvuga umuki byibura murere nzi ko ari imfubyi ariko sinderera abana nagira ngo nkubwire naje ku manywa y'ihanga dukore divorce njye kurera umwana wanjye mbimenye niba utakingeneye n'undi muntu urashikoye madame urumva ujye kurera umwana wawe mbimenye ndavuze ngo none ubu tuvuga injira mu nzu cyangwa se divorce sundaye divorce ariko divorce nawe iyo ntabwo ari ya divorce nkaye nagira ngo nkumenyeshe ko iyo atari yo divorce none uzane ikido wowe kwanga nkagushaka umuzi ndagusazisha kwa mabona iki ushaka kumwinjiza munzi wanjye ngo guki iwanjye wowe ariko ndakubwiye ngo iwanjye uko shabonye urwo nagushije we kuhagaze aho ngaho tuzahangana ubutabera burahari divorce ibyanjye ndere mu mwana wanjye kandi gasopa n'undi munsi gasopa komera ay we uri gukanga wihanga gake we none se usha urashize umpa ndi kubamara none se waburaga igihe kingana iki ngo ugere mu rugo waburaga igihe kingana iki ngo ugere mu rugo ni isaha yose suyi ugira gake we noneho rero umva ihangane gisidibaho
reka mushakire ubuvuzi bw'ibanze ndi uburyo wagera mu rugo. wabukoze pe wabukoze. Ngaho komera gutya nkwereke. Ko wanashize naha ngaha. Rero nta gare mfite, nta n'ubushobozi bwo gutega moto mfite. Ugiye kwihangana musindagize ndebe ko nakugeza mu rugo. Ihangane. 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 Ibyago bibaho. Akwa mukobwa. Menye nafite ibiro byinshi. Ntabwo nagutwara gutyo mu mugezi. Uretse nkwereke. Oya ihangane. Bure tutagwa. Ihangane. Ihangane. Oya ihangane ariko karambure gutya. Oya karambure. Karambure. Kwana babaye. Karambure gutya. Ihangane. Kwana shize. Ihangane. Reka ngire mushake inyigo. Urihangana uburyamye ha. Ihanganye rwose. Ngire. Erega buriya urugendo rw'isaha n'inuza ni rwinshi. Fata hano. Gusubu nawe. Erega yuko ko nawe ufite ibiro byinshi. Uzi bino rugendo rwose nagize. Sampo. Uryamye hano. Uburuhuka. Washize sha. Nashakira ubuvuzi bw'ibanze. Washize. Mbere yuko mushakira ubuvuzi bw'ibanze bikamanza ngukuremo izi nkweto. Erega nawe wambaye inkweto zifunze cyane. Nawe inkweto zawe. Ariko ihangane ndaje mushakira ubuvuzi bw'ibanze. Duti hariya hirya tujya tubaho. We ihangane. Ihangane rwose. Ihangane. Aho gutyo utaza guhina akaguru kakaza. Uhinamirana. Washize sha. Washize ariko kari hagati ngiye kugushakira. Sha washize sha. Umuntu mwiza. Uri kumaraguza umupira wawe. Washize ega nta kintu kiruta ubuzima bw'umuntu. Ako washize. Oya ntiwongere kuzamura gutya, rambura gutya. Oya ndaje ngushakira umuti. Reka ngushakire umuti ngushyuhiriza n'utuzi. Ihangane. Oya siga. Oya humura ndaje. Kanze ngushakire umuti. Ushobora gusanga ari nk'imitsi. Ngushyuhiriza n'utuzi nkukande. Uraba muzima. Ngiye gushaka umuti. Ndwara iki? Mbega umuhungu we. Mbega umuhungu mwiza. Umva ndakomeza nanjye nirwaze paka. Mbega keya, mbega umugongo. Naye nasinzira wajyana ndi kuri Rwanda phone. Nzamukunda mwana. N'inzu nzayimugirira neza pe. Isura cyababara. Ayiwe ndi kubabara. Buretse. Oya. Buretse narinzanye umuti. Narinzanye umuti. Fata nerura. Nerura njyane mu nzu. Mu nzu? Nerura. Ngiye gushyushya utuzi.
ubuse mu nzu ndagushyirayo koko ako nacyo oya nacyo reka nkujyaneyo nacyo reka nkujyane mu nzu ariko se reka nkagukandira hano hanze mu nzu ntabwo hasa neza wapi wahetse nkashyushya utuzi nkagukandira hanze koko oya use hano mu nzu ntabwo mu nzu nabona uko nkukanda rwose kandi ndashaka gushyuhiriza utuzi oya winde kuvunika we oya ihangane nuko nyine wavunitse ayo we gusa mu nzu twajyamo gute koko